nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza mwebwe mudahema kutwereka ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho muri ab'ingenzi kuri twe ndetse muri inshuti zacu z'akadasohoka. Mboneraho no kubashimira nyine munyemerere n'ubundi twinjire ku kibuga cy'imirwano ihanganishije nyine ingabo za leta FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Intambara iri mu majyaruguru, ubwo ni muri Nord Kivu nyine, bukaba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi of Congo, aho nyine intambara ihanganishije impande zombi, ariyo nyine wavuga ko ari ku ruhande rumwe rw'inyeshyamba M23 ndetse no ku ruhande rw'ingabo za leta FARDC. Ni urugamba rukomeje gukorwa mu bwisho cyangwa se amakuru yarwo uko rwatangiye, wavuga ko rugitangira amakuru yagendaga aboneka ku buryo bworoshye, ariko aho bigeze ubu ni ukuvuga ngo bisaba nyine kwikorera research yawe cyangwa se gukora ubusesenguzi bwimbitse kugira ngo ubashe kumenya ikijya mbere hariya mu majyaruguru ya Kivu. Ni ukuvuga ngo urugamba n'ubundi saizi ruracyakomeje, aho n'ubundi nyine leta ndetse n'abambari bayo, ubwo ndavuga nyine abayifasha mu guhangana mu kurwana muri rugamba, ubwo ni ingabo nyine za SADC, abacancuro za Maimai ndetse na za Wazalendo n'iyindi mitwe igenda ifasha igisirikare cya leta nka FDLR. Urugamba tuvugana ubu ngubu rwongeye kubura rwose, bavuga ko imirwano yongeye kubura cyangwa se yongeye gufata indi ntera. Ni ukuvuga ngo urumva n'ubundi urusaku rw'amasasu mu bice na bimwe nyine, hari rwose za Masisi, za Rubero, mu duce tumwe turi hino nyine hariya rwose za Rucuru, urumva ko amasasu n'ubundi aracyavuga. Rimwe na rimwe ukumva hari no kuvugamo nyine urusaku rw'ibisasu bikomeye, ubwo ni bya bombe cyangwa se n'ibindi bitwaro bikomeye byifashishwa nyine mu rugamba. Abantu bakibaza uti se mwo kabyaramwe, uru rugamba cyangwa se intambara izarangira ryari kugira ngo abanyekongo bongere bagire amahoro, batuze, babumwe? Abantu ukabona nyine byabashyize mu gihirahiro, ndetse nyine inzobere ntibatinya gusesengura bavuga ko cyangwa uru rugamba rudashobora kurangira vuba, kuko ubona ko ari uruhande rumwe mu bijyanye no kuganira rutabikozwa. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa leta, uruhande rwa leta nyine ruvuga ko rutaganira cyangwa se rutagirana imishyikirano n'umutwe w'inyeshyamba cyangwa se umutwe w'iterabwoba, niko baba bita umutwe wa M23. Ukabona ko nyine hagati ibyo ngibyo bishobora kudatanga nyine igisubizo kirambye cyakemuriye intambara, kuko nimba leta itemera kugirana imishyikirano cyangwa se nibira ikoze niyishyire mu bikorwa ibyo baba bemeranijwe mu mishyikirano baba bagiranye, ugasanga ntibyubahirijwe, bikaba rero ikibazo gituma n'intambara nyine ihoraho, kuko burya ibiganiro iyo bibayeho bikagenda neza, ndetse n'ibyakozwe cyangwa se n'ibyavugiwe cyangwa se n'ibyatanzwe, ukabona ko nyine nta musaruro ufatika uva mu biganiro biba byakozwe n'impande zombi. Abayobozi cyangwa se ubuyobozi bwa M23 bushinza leta iyobowe nyine na Tshisekedi kugenda bigura intege mu bijyanye no kuzana amahoro mu gihugu cyabo cya Kongo, kuko ibyo baba bemeranijwe mu biganiro cyangwa se mu mishyikirano baba bagiranye, ngo bataza ngo babishyire mu ngiro, n'ubundi bagakomeza bagakora ibihabanye n'ibyo baba bemeranyijwe, bigatuma intambara n'ubundi nyine ikomeza. Ariko tuvugana ubu ni ukuvuga ko n'ubundi ngo M23 icyo yemeje ni ukurwanira uburenganzira bw'abaturage ba Kongo bamwe nyine bahohoterwa cyangwa se bakorerwa ivangura, kandi nabo ari abenegihugu ba Kongo. Bakavuga ko rero bazarwanira
ubwo burenganzira bwabo kugeza ku mwuka wabo wa nyuma, kuko nabo nyine ngo ni abanyekongo nk'abandi. Ibi rero ukabona ko mu by'ukuri muri rusange bihangayikishije n'akarere nyine muri rusange. Urabona ko umutekano wo mu karere uhungabanye, cyangwa se wavuga ko nyine uteje ikibazo. Ndavuga iyo ntambara yo muri Kongo muri rusange nyine iteje ikibazo mu karere, kuko ni intambara yagiye ifata indi ntera, ugasanga ni intambara itagakwiye muri aka karere kacu. Ndavuga nyine akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abahanga bavuga ko iyi ntambara mu gihe impande zombi cyangwa se zitabashije guhuza, ngiyi ntambara ishobora no kwadukira akarere muri rusange. Intambara igafata nyine ikaba intambara y'akarere, ndavuga intambara yo mu karere nyine k'Afurika y'Iburasirazuba. Ukibaza uti se mwuka byaramwe ibi ngibi no kuvuga ko byaganisha he ibihugu byacu? Ibi ngibi biganisha hehe muri rusange isi? Nta kindi isibye nyine gutakaza ubukungu ndetse no kubura ubuzima. Ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza.